wowe nta kindi bigusaba, kurikira ino video gusa, kurikire kugeza irangiye, utibagirwe gukanda subscribe, ukore like, share ndetse na comment, ubundi tujye Dari tabung sarang rapuwadi di Jukundu wekoe ababadye Emi shuti enza puga bose sinate nta kindi rero turi bwifashishe kugira ngo twebe tugiye gukoresha ya majwi cyangwa ya ndirimbo twarikodinze ubwashize uko naberetse tuyicura. Nta kindi ruza rero, niyo tugiye dufate ya majwi tuyakoreshe mu ifoto runaka cyangwa mu kavideo runaka, cyangwa tuyakoreshe ku muntu dushaka ayaririmbe. Turahita tuza rero, buri wese ntawe utazi Play Store, araza muri Play Store andikemo ushake application yitwa Dream Face, turangiza tuyisearching. Ubwo ngiye kubera ko nari nyifitemo hariho open, kubera utayifitemo urahita usanga ari install, ubanza installing ni ibisanzwe. Turangiza tuyifungure, tumara kuyifungura application tumaze kwinjiramo nuko ibimeze. Wenda kutarinjiramo kuri bwinjiramo bwa mbere hari igihe bashobora kugusaba kwinjira na email ukafunguramo account. Ibyo byo ni ibisanzwe, no gushyiramo email yawe ugahita ifunguka. Tumaze kwinjira rero igice twebwe turaza, murabona harimo option menshi atandukanye. Harimo nka option yitwa Petit Lip Sync, Aveta Motion, Image to Video, ukaba wakoresha image ikahinduka ka video, cyangwa ngaha urabona ko hari nk'iki gice kirimo ngo Text to Video, ushobora kwandika ibintu byo wanditse bikaza mu ka video, ukabyandika byo bikaza ka video. Tukageramo igice cyitwa Filter, igice cyo kiba kirimo amafiltre menshi atandukanye. Iki ngiki aho ushobora gukoresha amafiltre atandukanye, ariko twebwe ntago kugera tudatinze, ntago nshaka kugira mbabwire buri kimwe cyose. Nzakora video ubutaha yo buryo gusobanura uburyo Dream Face ifite option cyangwa se ifite ibintu byinshi ikora, ariko twebwe uyu munsi icyo turi bwibandeho cyangwa se icyo nshaka kuberekaho ni iki gice turi buzemo cyitwa Photo Lip Sync. Turaza dukandeho, tumara gukandaho barahita batujyana barahita batujyana irafungutse, sibyo? Turangiza tuhita dukanda aha hejuru. Wowe nuza urasanga muri iki gice nta kintu kiraba kirimo, cyangwa hari add cyangwa se go to gallery, uragikandamo. Numara gukandamo irahita ikujyana muri galeri yawe. Muri galeri yawe uraba ufitemo ya foto ushaka kuririmbisha. N'urugero reka duhitemo Cristiano Ronaldo. Nurangiza witukanda witukanda confirm, urabanza kwemeza ifoto. Numara kwemeza ifoto witukanda confirm nk'ibisanzwe. Ifoto irahita izamo, uhita uyibona gutya. Noneho rero kugira ngo ifoto tumaze kuyiterekamo, noneho dushaka ya foto iririmbe, kandi iririmbe ya record yacu twafashe. Ahangaha uhita uza mu iki gice cyitwa add script to continue, ukandemo. Aha rero ahangaha dufite ibice bigera muri bine. Dufite type, ushobora gutayipinga ibyo ushaka ivuga, cyangwa audio script. Hano usacinga search music or any content, ugasacinga umuziki cyangwa se akaziki runaka, akaba ariko aza kuza kuririmba. Hakaza igice cyitwa import rero ari nacyo turi buze kwibandaho ku munsi wa none. Nicyo gice ujyamo iyo ugiye gushaka ka video kacu. Urumva namaze kubereka uburyo ki twagacuze, tumaze kugacura turakadadownloadinga kajya kuri file cyangwa kajya kuri telefone yacu. Icyo gice rero nicyo turi bwibandeho. Munsi yaho rero hari igice cyitwa record, ho ushobora kurecordinga ibyo ushaka za kuvuga.
of course ukaba ukanda kuri record then ukirikodinga ijwi we recordings niryo ya foto cyangwa wa muntu aba ari buze kuza kugira gute kuvuga. Twebwe rero igice cyacu cy'uyu munsi turi bwibandeho ni import. Turibanda ku iki gice cyacu cya import dukandeho. Naho nazo utubusheni tubiri from album and from file. Twebwe turaza twikandire kuri from album. Barahita batuzana sasa hehe muri galeri nako kuri file ya telefone yacu turebe kaka beat twacuze. Turabona harimo utubiti twinshi dutandukanye. Ngewe ari nk'aka nise dudu. Tuno tubiti nagiye nshura ugenda umakinga sure ko aho wakabitse ugomba kuba uhazi waranakise zino kugira bize kukorohera kugashaka. Nk'aka nise dudu tugakandeho. Maze kugakandaho rero marabona barakatwereka ahangaha rero. Kugira ngo nkuko bireba mubireba indirimbo iraza ingana gutya yose, ariko ntago yose kubera ko Dreamface ikora aka video gato ntago yahita yifata yose ngo ihite yishyiramo. Nzabigisha uburyo cyo ushobora kuyikoresha no ikaririmba ya ndirimbo yose, ariko hano iba yaduhaye agace gatoya. Niturangiza ako gace baguhaye ushobora gukurura bitewe n'igice ushaka kuza gushyiramo, akaba ari cyo ugenda ushyiramo iri buze kuririmba. Iyo turangije rero guhitamo ya kantu kacu kamaze kugeraho turakanda confirm. Tegereze. Aha ijwi hano riba rimaze kugira gute kuza rigiye guhura. Noneho tugiye kurihuza. Rimaze kuza rimaze guhura na ya foto ya wa muntu dushaka aririmba bya bindi byacu. Ubu noneho tugiye kubihuza kugira ngo iriya foto ya Cristiano Ronaldo agiye kuririmba. Nta kindi rero duhita dukora, duhita tuza tugakanda animate. Ngakandaho. Amara gukandaho urabona rwose ihita igenda. Ubu bari kuducurira beat yacu. Cristiano Ronaldo Santos de Aveiro from Portugal rwose bagiye kuririmba kandi aririmbe mu Kinyarwanda. Ni ibintu byoroshye ntago bigoye. Icyo usabwa ni ukugenda ukurikira step by step ku buryo nta kantu kari bugucike. Ntago biba bigoye, bari ibintu byoroshye cyane. Ubundi nawe ukajya wikorera aka video kandi kakaza ari keza ku buryo ushobora no kugashyira kuri YouTube kandi nta copyright irimo bari video yawe ikoreye. Ntabwo ari ibintu bigoye ku muntu wagiye bikurikirana. Urarindira rero kugira ngo kuzure ku ijana, ntabwo gatinda gusa urarindira. Iyo bimaze kuzura ku ijana ku ijana rero video yawe bimaze kuba twatangiye